abakire tujye tububa abakire ntabwo bo kuba abakire babaho neza pe abakire babaho neza ariko warya bino bintu ukazatekereza nabo nta n'umushiha uba ufite wavayo byatwemera umushiha ni ubukene n'inzara ubukene n'inzara waba wariye uzatunge neza umva umuntu areba ibyo ariko akumva inzara arahaze n'ingisha ubukene ni bubi ni bubi uzi ko hari abantu ujya ubona hano mu muhanda basaze bano bagenda bari kwivugisha ugasanga umuntu ari gutoragura amashashi ni ubukene n'inzara n'ubundi uriya muntu uramutse umujyanye ahantu heza Imana izaduha ijuru ese murabona itaryoshye ko ari inzara tuba dufite amagana n'uwawe iyi nkoko ikwibagije ijuru aba ari rwose bari umuhoresha biravuga ngo byaba bimaze iki kubaho neza mu isi ariko ukazabura ubugingo bw'iteka babonye inkoko ubu ugiye kuyivura bari inkoko cyangwa umwumbati ikijumba neza neza wajyanye ni umwumbati kurya inkoko umwe bari kurya imyumbati urakunda aho rero nk'ubu buzima wari umuntu wubamo buri munsi ndabipfunyika ndabijyana mu rugo ndabibyukiraho rwose yesi yakamwana ariko yaka hari abantu bagera ku biryo nk'uku bagatangira kuvuga ngo iri ni ryo joro abatetsi baba babisengeye ko kuryoshera abantu bavuga ngo iri ni ryo joro ariko baba birengagije ko Imana ibaho bya ndirimbo zijya mu mwana indirimbo dore ikiryo dore ikiryo yarusenda wapi abagabo baratamira ibiryo turabimara turabimara oya n'ibinasigara ndabica urabitahana ntibyishyuwe se nimba ntabisi ariko Imana ni nziza abakire ni nziza pe zera rutera ubushyuhe ariko njyewe agasinda wa agasenda wapi kazaku yaka ujya gusenga kuri ibintu Imana imwe ibikora abagabo bararya ujya guca mu rusenda kirimo na kapi turakubaga ese kurya urusenda hano umugore ngira wa mugani turi imbere yawe si ikibazo turi imbere yawe amakuru y'imizi ca twari turahuka mbanze nganire n'iki cyakura ubundi ubu wambwira ko amakuru ari mabi uri ku ngewe iyo ndi kurya ubundi ntabwo nkunda kuvuga uyu ni isake uzi ko wagira ngo ni dendo neza neza urimo komora ni koroyive ni koroyive ni za koroyive zikivunika ntajya gutya buri munsi ubu sinabyibuha koko niyo mpamvu usanga twisiga amavuta ntanadufata ahubwo tukaba umweru nka kawunga n'inzara mu kurya nabi karumutse nibwo b'abagabo n'abagabo babona bafite amada yaguye imbere n'abagabo bararya neza azi ko ubusa butunga bararya imineke barya amavoka barya imyembe barya amakoko barya imireti barya amakoko barya imireti babona yaka ndi gutambuka ndi gususumira n'inzara ngo ni sida ngo ni sida mba nariye ari inzara no funguro ribonye buri munsi nk'aba bakiri ubona hano mu mujyi wa Kigali
Mwazi ngo i Kigali hari umuntu ugiteka kabiri ku munsi. Ariko ni rimwe. Hafi ya bose bateka rimwe ku munsi. Nabwo hari igihe ritaboneka. Umwana n'ubundi ibishishwa by'inkoko. Ariko ni sawa. Utari urumu. Ibyo dushoboye ni ikirakasi. Icyiza cyo kureba ibiryo uhita uhaga utaranaga. Bamugani ibyo dushoboye. Baze nkanjye akamwana bagiye kuntangaza kuri radio ngo yakayishwe n'ibintu. Ukarya ukarinda. Ibaze iyo nkuru. Wananiwe kubivaho. Nguriya nka pisi nyamuni. Ushaka kumwica bamuha ibiryo. Akarya paka apfuye ntabwo yabyagurutse. Kurya kugeza avuye mu bon appetit. W'abantu ugasanga umuntu ari kwirira ubugari bwe ukaza uri kumuha imikoro cyangwa ushaka kumuhoza bamupepe. Nabihagije. Niba uzi ko muri ibiryo bireba uhita uhaga utanariye. Buriya hica ubutindi. Mwana usanga ba bantu babyibushye. Baba ari abantu babyibushye. Abenshi bagira n'umutima mwiza. Abariye nta mushiha. Batubaho ibyaha. Muzo ni sani tubahe. Yani sani tumugakoraho ibyaha. Nkona ndi bureke. Kano gaterega nkabona rero mu gihe. Wihorera. Abakire babaho neza. Abakire tujye tubaho. Abakire ntabwo bo kuba. Abakire babaho neza. Abakire babaho neza. Ariko warya bino bintu ukazatekereza nabo. Nta n'umushiha uba ufite. Wavayo. Buriya twemera. Umushiha ni ubukene n'inzara. Ubukene n'inzara. Waba wariye wanyoye. Uzatunge neza. Umva. Majority y'abantu urumva? Majority y'abantu bafite umutima mwiza n'abantu babyibushye. Nkururaho gake urimo isaha. Urumva? Kamwe n'ibyo biryo mwana. Noneho urumva? Uzatunge neza abantu bose babyibushye. Ntabwo urya inyama. Oya. Uzinyegereze rwose urya uwo muceri. Bari abantu babyibushye buriya benshi nta mutima mubi bagira. Nkawe. Bahaze umunezero. Turetse wenda. Mwawe bakire. Turetse wenda wabyibuhijwe na amibe. Barahari nabo. Nabo barahari. Abo baba bawugiye. Ugasanga umuntu arabyimbye kandi ari amaraso. Uriya mujya mukorana witwa Munyamabondo. Uriya ni inzoka. Ni inzoka. Inzoka ni mageragere. Amaze y'amezi abiri. Ni inzoka. Inzoka. Urumva? Ariko ubundi nta muntu ubyibushye ugira umutima mubi. Buriya unywa amafaranga. Amafaranga ukayatunga gusa urumva. Byonyine n'iyi nkoko urayireba. Ukabona nta kikubwiye ukabona uraza. Ukabona ikintu cyose ufite ubushobozi bwo kukiha. Naho twebwe impamvu tubona umuntu ari kurya inkoko tugakanura amaso. Nuko uba utayigezaho. None se nk'ubu ntitwahaze tukiyibona. Nk'ubu yatugeze imbere duhita tuva ko tutari buyimare. Wabona umuntu ari kurya inkoko ugakanura amaso buriya nkanya. Sinshobora gutekereza kwigurira inkoko. Ariko nabona undi muntu ari kuyirya ngakanura amaso. Kandi ukaba ufite amafaranga rwose yanayigura. Ariko ntubitekereze. Ariko ntubayitekereze kuko ntiwayigeze wayiriye. Wabonye amafaranga ariko ukennye mu bitekerezo. Hari n'abantu bahari rwose ugasanga umuntu umukire pe. Ariko ntiyakwigura inkoko. Abakire b'umucyaro akaba atayitinyuka. Ariko yabona nkangiye akandi kwirya agakanura amaso kandi andusha amafaranga. No mu byaro se ko bari abantu birira ibintu bahinze gusa batarya n'ubuto. Ari ugasanga yejeje nka toni y'ibirayi ibitogosheje. Abantu rwose uvuga ngo umuntu wiyima akiyima akaba atakwigura n'akaburusheti nk'uwo we yaguye. Bwana uzagoye nta muntu udakunda ibiryo ahubwo nuko umuntu abura ibyo ashaka.
ndimo ndabona ukuntu uvovora iyi nkoko kandi hari ibindi bikunanira. Bwanjye nuko ibiryo bihari ubundi njyewe n'utu tugufi utu njyewe ndaduheke wowe ntabihari nta n'ikintu nsiga ku inkoko urabona izi nkoko ziba zoroshye Yego. ndahekenya Poroyiro. Inkoko iba yomoka. Ibyo bidahari no turaduhekenya. Ariko uko bihari waturetse. Umva umurengwe. no kwatira rwose njyewe n'ufu narahekenyaga ariko iyo bihari urya nk'umukire nyine biterwa n'igihari Ikinza. Umuntu areba ibiryo ariko akumva arahaze. ubukene ni bubi Ni bubi? uzi ko hari abantu ujya ubona hano mu muhanda basaze bano bagenda bari kwivugisha ugasanga umuntu ari gutoragura amashashi ni ubukene n'inzara N'ubundi. uriya muntu uramutse umujyanye ahantu heza Imana izaduha ijuru. ese murabona itaryoshye ko ari inzara tuba dufite amugani wawe Iyi nkoko ikwibagije ijuru. naba rwose bari umuhoresha Biravuga ngo byaba bimaze iki kubaho neza mu isi ariko ukazabura ubugingo bw'iteka. babonye inkoko Ubu ugiye kuyivura bari inkoko nda cyangwa umwumbati. ikijumba neza neza wazanye ni umwumbati kurya inkoko nk'abari kurya imyumbati Yakunda. Aho rero nk'ubu buzima wari umuntu ububamo buri munsi. njyewe nk'ibi biryo buri mba nshaka ibiryo byoroshye harimo isosi urabona waba yumukije cyane isupu yose bayimazemo ariko nk'agakoko gatetse mu rugo harimo isupu umuceri ukawuteka ukwawo ugashyira ku muceri cyangwa ukoresha ubugari Mwacyategereje ifoke sha uriya muhungu w'i Kigali urumva umurengwe. Uriya mwana wa Nyabugogo uzi umushyiriye umuceri yategereza ifoke. Uriya mwana wo mu wa Kirenga ntabwo yarisha intoki. umwe bujya gusura umukire wanjye abana be ntibajya bakora ku nyama kubera kuzirya buri munsi bakazinyegereza saa sita utwana dutoya sinamenye nabi zivuze abana bakina n'inyama abana bahaga inyama bazi ikiro cy'inyama aho kigeze ngira ngo umwana wo mu cyaro umuntu ufite umuryango w'abana 8 bafite umuryango w'abana 8 ukora akazi k'ikiyede cyangwa ubufundi abona inyama kuri Noheli kugira ngo uzarye nabwo ni inusu bakoramo isosi bavuze kurya ku kavangiza umuntu afite umuryango w'abana 12 afite abakobwa 2 babyariye mu rugo nabo bafite abandi bana ubwo ni abuzukuru nka 5 ni ukuvuga kugira ngo bazarye ku birayi batekaga ya safuriya nini imwe benga nk'ikigari ubundi icyo kurya cyabo cyabaga ari umuceri kawunga wenda baba baronse ari nk'akantu babonye akaba ari byo barya ku kavanyi buri ikirayi nacyo kirahera ariko umuceri kawunga ni ibiryo bitunga n'ubugari bw'imyumbati ikindi kintu gitubukira umuntu ufite umuryango w'abana benshi isombe bashobora kuyirya gatatu ibibabi by'imyumbati bashyushya barya bagashyushya bakarya ariko bo muzabyara abana nka bangahe mbonye nk'ubushobozi ntabwo narenza batatu ubundi ubu byarabize abana ni umugisha uzabajyane hariya Nyabugogo ujye kubagurishije ko hari uguha n'igihumbi Yesu Ibrahim yego uri muri interiviyu
hano i Remera handi twakoreye na ba bagitikeri. Hano i Remera ntabwo uzi ahantu twakoreye, harya hano bahita ngo ikiraro. Great apartment. Great apartment. Ngiye gukorana n'umujama ariko turasoje wananyuraho. Ni mu nzira wanyuraho kabisa. Turi kurya inkoko irimo umuceri. Oya banywa fanta. Sawa. Ariko abantu bazi ko ukinywa inzoga mwana. Ahita yibaza tuzi ko none ntiyasinze ikiganiro akibasha. Geze ngo nasinze banzi hagati. Ariko inzoga uzazireke. Inzoga uzazireke. Ariko inzoga risa. Mwana mwariwe bo mu gakiro umuceri mwana. Kano gaceri murakomeza gukoramo gake gake kugeza gashizeho. Ubutumwa ko imacu y'amavubi nujuje. Kuri tamunere nawe akaza kuri tamunere. Utaruye iyo nkoko sha. Bano bongo banga kujya imbere ya kamera barya ngo cyane. Abakobwa biriye iwacu barya ibijumba n'imvange buriya umuguriye iki cyakura hari icyo wamuburanara Biragoye. yagufata neza. Ngaho basubiramo. Ariko imagine nuhaga. Utangiye kugabanya umuvuduko mu mirire. Wera nimwongera ndya ibiryo byinshi ahubwo njyewe nk'ibingibi mbifite kereke Munsi ukajya ugenda ukoramo nkaryama nkaruhuka iminota 30 nkongera nkabyuka nkarya banjyewe n'iwanjye ibiryo mbishyira ku musego na saa sita ndabyuka nkarya. nawe uvuga ngo njye mpakire ibiryo nk'abariya ba fisi bariya bakire nabishyira yose. Ariko iyi nkoko isa nanjye buriya sida ntigiye kunyicara banagupimye bahita bayigura. ariko nzovu nawe arareba nimugura muri ka kavura yari ari gutitira yaranduye se yavuze nzovu uragiye ubwe yanabinyibwiriye kuko ni gutitira cyane ubusa abasirikare bari kugenda banciramo ni gutitira rero nanjye reba ahantu nsigaye no mu rugendo nawe wagiye numva yakubwiye nuratitira ngo abasirikare ntibagiye anje warukana ubundi abarwayi basi ubacungira mu mbeho baba bameze nabi nyuma yamugagaje usanga yastenguka adashesha urumeza kandi nahazi ariko nyine ko mbanzi ko hari abana batariye gusiga ibiryo ni ikosa urabura ngende ubwire n'abantu kumena ibiryo ni ikosa kumena ibiryo ni icyaha bwaba tukabigira hafi guturika ariko nawe ubimenye abantu barya bagasigaza bakamena abandi babura iyi ni noheli kuva umwaka watangira ari umuntu utararya inyama kuva umwaka watangira hari urugo rutararya inyama kandi umwaka urimo urabura ukwezi n'iminsi mama nk'uwo muntu umwana ukuntu nyine isi atari feya sini nta munoza yaka ariko buriya inda ntizaguteranye si bikunaniye mu kanya uraba ushonje kandi aba nkeneye kongera umutwe rero
ngo tumbaye na shukurani nza nishimye nayo uyu munsi n'ejo nyuma ni nk'akabariro uratera akabari ntabwo ushobora kubiha nk'ubu rero hatuma nk'uburiri nkaryama ngasinzira nkabyuka nka saa kumi Yabirangiye. wari ushonje ariko ibitotsi nibwo ukibibona ibiryo ntabwo nabisiga ndabipfunyika ndabijyana mu rugo ndabibyukiraho rwose inyama zirananiye neza neza gusa ejo nzongera mbibone ko ari cyo kibazo biragoye burya nkiba ari imboneka rimwe ni ubwa mbere usize inyama utabyigurira ni ubwa mbere usize inyama utabigiha aho bamena agafanta ko gushora ka sito kasitiro gakonje nta mukobwa amena agafanta ko gushora kasitiro gakonje ubu buzima ariko ubayemo cyangwa ikintu wazaba hari abantu bakize ako ubuzima butera ububwa abantu bakize hari undi mugabo twahuriye ku Gisozi aradufatanye na cya kigabo kimwe atujyana ahantu cya kigabo kinda kimwe dukorana kuri Excelage ngo ni cya Nyamabombo cyane nanjye gikina nk'ikimeze nk'ikigori aratubwira ngo dufate icyo dushaka fata burushete ebyiri n'ikirayi we yafashe ibirayi 6 na burushete yarabimaze se yarabirayi ibyo byarananiye n'ibyawe arabirya nafashe ikirayi kimwe se ibisate nari igisate kimwe ikindi namwe kwiki kinane ngo ntugisubize ngo niki ndaki nk'ubu bamugeza kuri uyu muceri twarya ubusa ntabwo twawumurya bazane bajye kwifuzanya abantu bajye kwizana ariko inzoga ubona kuzireka atari sawa agafonto niyo maze iminsi mfunze ubona ukuntu nzanye uri ku murongo narabaye inzobe bamaze gufunga kenshi niyo nkabwira ngo urugo rubi rutwa na gereza hari umuntu hano kurya ari intambara no kubona harara ari intambara aho ugeze gereza buriya usanga umuntu nta n'ikintu buriya ngo abe ari gutekereza ubwo byagenda kose imvura yagwa itagwa uba uzi kurara ufite nawe kurara utari bwishyure ku buryo se wakwifuza gereza uhure na nyiribyo nta wakwifuza gereza ariko hari umuntu ureba ukabona n'ubundi hanze ntacyo wamubara urugo rubi rutwa na gereza ariko we ntabwo uragera aho ngaho uragera kuri iyo revo kabisa ufunze kano gaceri wazagakura wamuze uri Madrid uyu muceri wawukura he hano hanze usibye bangahe ubundi se nyine ari inkweru urimo inkoko byananiye ndetse harimo kuwutera pe byananiye n'ahandi nyuma yakunaniye wabuze iyo ufata n'iyo ureka ariko tuguye abagabo ngo bajya mu mahoteli nk'uku bakarya inyama n'umuceri bagataha batahaye bakanga guhaha cyangwa ugasanga mu rugo hari akavange hari ushaka
ahubwo ugasanga nyine yafite inda nini abasigira imvange akakwiriye agatera akaza atura imibi. niyo mpamvu usanga abantu babayeho abakire bageraho bagasa iyo bakennye barasa wowe waramenyereye ibiryo nk'ibi wageraho ukabibura ugatangira kurya ibijumba utabiyahura. nibo wa mugabo usanga ari mu muhanda ari kwivugisha nakwa pineapple se mwana wakamahise umuceri waronize kurya inkoko ukarendaho igifa ubuzima ubyibuha uri kumva wamaze kujyaho ibiro nka bingahe se? uzi ko ubu ndi kwiyongera ndi kumva none iyo urengeje akasi cyangwa ugafata cya gisitiro kinini kivuye muri firigo gikonje cyane ubuzima bugaruka uri kumva. Oya hano ubu tuvugana ugiye no kwipimisha sida ntibayibona. Ino nkoko iba yazamuye abasirikare bakubitamo bakabura. Njya ndya boyiro hariya haruguru kugira mwana wongeyeho umugore mwakongeraho umugore nanone rero yongeyeho umugore biba biri ibindi bintu. Bano bahungu reka tubavumbye n'ubundi byatunaniye. Inyama n'izaya urarya izo ushoboye ni ikirakasi ariko ujya umenya ko yaka izi nyama uzongera kuzibona se ryari ahandi bagutega imireti ariko umuntu wese n'ubushobozi bwe ntabwo wabarenganya. Aripfuye Sarongo mbonye bamukatiye iminsi 30 y'agateganyo. Sarongo umuntu agiye kuba amanutse Madrid. Sarongo byose aragiye. Sarongo aragiye asanze yo bafata ku mavuta. Bafata ku mavuta ko bayi. Wanjye kiramo. Agwaga cyane nabyo ni icyaha. Ko birivu. Muramimina. Urabona ibyo nabisi. Oya, ujye kubibika se kubijyanye. Ntabwo nabisi. Ukabumbye neza. Agafanta kari hano gakonje gato. Abantu munywa inzoga mwaragowe. Agafanta gakonje n'amabisi. Agakandiro kuri buteke. Ngango uriye ku manywa ariko ubonye n'iby'ijoro. Umunsi uburangiye. Ubwo hasigaye iby'ejo. Barangiza ngo tuzava kuri YouTube. Waba ujya? Ujya he? Ntabwo ko bazayikurayo. Ariko zazi ko babateta. Ngo bakora amaspace ngo bakora kuri YouTube. Aya. Lego. Azamugani bangaye bakuri inkoko mutaziranye. Bangaye. Ukuntu kabumbye. Aba guterekamo kambirope gusa. Urumva uraza kukarya kagifitemo n'ubushyuhe. YouTube ntabwo wayiva. YouTube ni umubyeyi. Ntabwo ikibaye. Amen. Ubu ni umubyaraga YouTube itunze abantu benshi. YouTube ni umubyeyi rwose igaburira abantu benshi hano. None ngo uyiveho. Nakubwiye hanze nabo ubona bagenda mu modoka. Abenshi YouTube iramutse ihagaze. Abenshi ubuzima bwahagaze. Bazubakiye abantu amazu zabahaye amamodoka YouTube. Bahinduriye abantu ubuzima zabakoreye ubukwe. YouTube ni umubyeyi.
umuntu uguhemba mutaziranye bitabaho nari kuzapfa ngeze i Kigali byari kugorana tugiye kujya muri Amerika ubwa mbere nageze i Kigali ngenda ndi gutitira no kwambuka umuhanda byari byananiye none ubu hose ntawe utazi none umujyi ndawukata kubera YouTube kandi singenda n'ibintu iyo nari kuri moto mba ndi mu modoka mu kanya ya benzi ya manibiye koza intwari ihita igutwara no barangiza ngo YouTube ngo tubitunza abantu none zo ndasagwe n'agaciro utahanye kandakarari bya saa sita birabonetse ibya nijoro nabyo birahari asigaye ibyejo kandi ibyejo buri Imana nabwo iri gutegura ubuzira n'ukundi buryo inkoko uyu munsi akurumva ko ukwiye kujya usenga umva ko ibintu byawe Imana ibi birimo ugabanya inzoga ugabanya indaya Imana niyipangira uri kunywa ka pineapple niyo fanta ubundi ni inywera undi atari pineapple bari fiesta pineapple ariko kararyoha reka karyoheye cyane yewe undi ibintu biryohera ntabwo nkaka ukarenza ku nkoko n'umuceri ubuzima bugarukura ariko se wazatekereza nawe ute wagira ishyari ute wagira urwango uhita wumva nyine ubuzima burangiye Amavubi ashobora no kuza gutsinda Amavubi ashobora no kuza gutsinda Amavubi arakina niye ari bi numvise ngo Amavubi ngo hari mu basigaye banywa itabi ryinshi numvise bari bahurira ngo bagiye kuzabatungura babakubiteho igipimo babapime cyangwa bazasigara nka babiri bose bazakurikira afite ku mavuta magerage ngo n'abakoca babo bari kubivuga kuri radiyo bari igihe bagiye gukina umukinnyi ukomeye kabisa mu Mavubi ngo bamuzana mu maboko byarunyweye ngo baje bamuteruye kandi ngo ni benshi ubwo urumva niba mu Mavubi bari unywa muri APR muri Reyo ubwo ni rwo gusa umuntu azabugesera gusura urubyiruko koko Bugesera ngo barunywa nk'abakongomani ariko z'urubyiruko ejo hazaza abayobozi bazava ariko bose rero ntabwo barunywa abana babibereye mu bipanga aho ngaho nibo bazaruyobora bazayobora urwo rubyiruko rundi rwahisemo ibitabi birakabije urubyiruko rwacu kabisa hari abakobwa basigaye banywa kuturusha abakobwa ngo basigaye bazira icupa abagabo ngo bakazira umuntu yaka ariko ntiryari wigeze gufungwa kumva urihebye urabona nari niyakiye uvuga uti namanutse se nanjye kumanutse kandi ngenda asubikiye buriya bazankuraho icyaha uko umwaka urangiye iyo usubikiye uri muri risike cyane uri muri risike bisaba kwitwara ariko uriya mushiki wacu umuheto buriya arasubikiye aramutse akoze irindi kosa bwana yongo arasubikiwe aramutse akoze ikindi cyaha bahita bayihera umwaka utaragiye bayiheraho wowe bari bakata ingahe nsubikiwe itatu ko ari na myinshi urumva nk'ikindi cyaha iyi nkoko buyirya noneho ni 5 igerageza witwararike gatandatu kabisa igerageza witwararike hano Imana niyo irindira umuntu sibyo nakubwiye se buriya gereza nuko yasekera umuntu ushobora gusitara rwose ukisanga cyane n'uvuga nta muntu utazagera irusororo uje utagira irusororo ariko ukagera muri ndirimbi ntari utagira irusororo bose tuyita irusororo aho bagushyingura hose ubugiye hasi wa mwana umuntu utazashyingurwa irusororo uramutse uriwe n'ingoma bagushyinguye mu ngo ariko wumva upfuye ari icyo wakibukirwaho ujya uvuga uti ngenda bizi ko abantu bazankumbura banyibukira kuri ibi ngibi ndamutse mpfuye icyo banyibukiraho videwo ntizihari se ko dufite nyinshi bajya bakatamo twabasekeje bajya bakatamo twabasekeje nyine uretse videwo
kiri kintu uvuga uti njyewe nakoze iki kintu nyine abantu bazaba bakinyibukira mbo ikintu abantu banyibukiraho se kindi banyibukira ku gisirikare nakoze banyibukira ku kirashi nakoze nk'abantu se wagiriye neza mu isi ku buryo uvuga uti nibura abantu nagiriye neza bazahora banyibuka hari abantu nanjye nagiye ngirira neza hari umwana nigeze gutoragura ndamufatira imodoka ndamujyana paki iwabo umwana yari yabuze ku biceri byanjye ndamufite mugezi iwabo mu rugo urumva ko ari igikorwa cy'urukundo ariko uyu mu buzima ni iki kintu kigufasha kudacika intege iyo mbonye nariye narabutse niba ndabishimira nyagasani nshimira nyagasani nta gihe wigeze kugeramo kumva ubuzima bwanze ubuzima bwanze urumva nabaye mu bitaro kano kaguru nakarwaye hafi umwaka hari igihe noneho nagezemo numva biranze noneho ndavuga ati aha ndi mu marimbere singiye kuyicika ariko kubera imana ndacyari uzi ko icyumba nabagamo twari turwariye mu kumba turi abantu bane bose barapfuye njye wavuyemo ntabwo urupfu nawe warucitse murebana live turebana gutya narugezeho tipe bitaga David Shaka indege yamurashe ahita baparariza baranamugemuriraga ibiryo bye bikamunanira mu gihe wabyiriraga birangira apfuye indege urabona hari umutsi ubamo hano mu mutwe uwo mutsi ugize ikibazo ubuzima burahagarara amaboko akaba pararize no kuvuga ugahita ubikira umubiri nyine ntukore umubiri ntukore umutsi umwe gusa nta n'igikomere yari afite ariko sinzi uwo mutsi ikibazo wagira niba warikanze niba byaragenze gute umutipe kuvuga wapi twacaga amarira noneho hari igihe batuguriye uturadiyo nyine ngo tujye twumva umuziki tubatere muri radiyo akaradiyo bamuguriye radiyo reba ni umunsi kubera yari pararizi yirirwa ari kubyina ku gitanda iryo joro nibwo yahise apfa bamuguriye ntabwo abantu benshi bagiye bapfa ureba gutya hari undi we banaturasiye hamwe upfuye yarabuze ariko isi yarakubabaje wayiboneyeho byinshi buriya nanjye kano kaguru kigeze hari ukuntu nyine batuvuraga nyine turi ku murongo ngewe bangeraho babwira ngewe navuye niyose ishira iminsi 3 igisebe kiragenda kirabura kano kaguru karabura bakuyeho bande inyo zikajya zimeneka gutya ziri kuva mu mubiri ureba ndeba ndavuga aha birarangiye kubera ko hari mu gufara ukuntu bakozamo ipensi bari ku cyozi ukajya ubyumvira hano mu gahanga hari apande noneho bavuraga afite pisito mu ntoki kubera muganga uranonekana ndarishyiramo nkurasa nawe uvurirwe hano abantu bagahanagura gake gake abo twebwe baracyozaga neza uzi kubona abantu 30 cyangwa abantu nka 80 bari muri sare imwe buri wese ari kuribuka buri wese ari gutabazuka uri muri yorororo bari kutwomora mu gitondo batwomoraga buri mu gitondo ese ariko waragenze urabona kumva ngo runaka arapfuye kandi hagakurikiraho ariko wabonye ibintu byinshi ku isi shabyore wambaye nta gihe ujya uryama ukumva bikugarutsemo nta gihe ujya uryama ukumva bikugarutsemo ujya kubitekereza wenda bitekereza hari n'igihe nanabirota ariko gusa nyine nshima nyagasani kubona ngihumeka niyo mpamvu ngewe akenshi babwira ati ngewe nta heza y'isi nta h'ejo hazaza kubera ibyo nibutse ibyo nanyuzemo
numva kabisa by'ejo bibara b'ejo. Reka twisoreze mwana. Asante sana wakoze kutuganiriza. Abantu murakoze cyane. Abantu bakoze kudukurikira reka dusubire ubutaha. Rwose biratandukanye.